mfite umubabaro mwinshi cyane nubwo nari gusenya urugo ariko byibuze nkaba mfite amafoto ese nta nubwo ari kugira n'ikigongwe nanarije Plaisir nanariza iyobokamana ibinyamakuru bya YouTube ariko by'iyobokamana ku rupfu rwa Pasteur Theogene sanga bose ari ibyisi umuntu aravuga ngo ushingiye ibyo bakoraga donc mu bantu bazamuwe n'urupfu rwa Theogene harimo ibi YouTube bya gospel abantu muri comment bati wowe Plaisir umuzi igice ni umwana mubi donc wigeze uza ngunganiriza umbwiye ati Dawidi ni igiki cyatumye utandukana na Rose Plaisir dore ukuntu ameze gashobora kuba ari akaryarya kariya kana kakaba ari agahungu kakaryarya noneho buryarya bakabuvumbura bakamena umuceri. Iyi ni Impemburo TV njyewe nitwa Vital Hinyurwa ku bantu batanzi ndi umugabo mfite umugore yitwa Bakadiane nejejwe n'Imana mu mutima wanjye tugiye kuganira ku ijambo ryayo uyu munsi nibande navuga ati ngewe nitwa Vital ndibande ako kantu ko badire ariko uyu mwana w'ibandi ngo ni 5 yaravuze ngo yakuze abanzi batabishaka niko ajya akora ntuza stand up ndashaka kuvuga ko iyo abantu bari kuba abastari cyane bagenda biyomora ku madini. Reka nongere ngusuze kandi nongere mwifurize ibihe byiza wo gukurikirana ibiganiro bya 3D TV ndagusuje kandi nguhaye ikaze nizere ko umeze neza cyane amazina yanjye nitwa Emi nyawe murabizi rero ko tumaze kuba inshuti tumaze kuba bavandimwe hano mu muryango wa 3D TV umunsi ku munsi mukurikirana ibiganiro nkora buri munsi uyu munsi ndi muri quartier imwe ibamo abantu b'ibyamamare hano mu Rwanda ariko kuri uyu munsi ngiye guhera ku bacu buri muntu aho agiye atuye nanjye hari igihe ubwanjye nzigeraho nzaberekaho Jihad atuye nzaberekaho Fata ku mavuta atuye nanjye ubwanjye aho nzaba ntuye muzahabona muri rusange ariko nanone buri mustari hano mu Rwanda atuye he abahe aha iyi etage mubona iyi ngiyi aha niho Kwizera Olivier aba aha niho Kwizera Olivier aba aha ruguru gato ariko reka hose ngende mabereka aha ni kwa Kwizera Olivier nakazamukaho gato cyane Riderman akaba kuri karaka etage mubona hararuguru nande wundi aha ngaha noneho ngira ngo iyi mihanda murayizi aha ngaha haba kuri iki gipangu habamo umuntu witwa Nyakso aha ni haba aha ni hatuye aha ni kwa Nyakso mu rugo reka nimanukire nizere ko rero mumeze neza cyane uyu munsi ngiye kureba ndi aha noneho hatuyemo umwe mu bantu bakora kuri 3D ndetse na 3D TV plus uwo muntu ninde muraza kumumenya ariko murabona ko mberetse aha ni kwa Kwizera Olivier hano ruguru ni kwa Riderman hararuguru kuri karaga konoshi kariya muri kubona kari ahantu mu ishyamba hariya nari mberetse kuri kiriya gipangu ni kwande ni kwa Nyakso so aha rero aha aka ka etage mubona hano ni umwe mu bantu bo muri 3D TV niwe muntu hakora bamwita Jean Paul Nkundineza aha burya niho yitoreye katse nanjye ubwiye ati biri mujya mudukora aha ni kwa Jean Paul Nkundineza so rero nizere ko mumeze neza cyane reka nze ndebe ko Jean Paul uyu munsi ni ku cyumweru ejo ni ku wa mbere Jean Paul bimeze bite ni sawa hako share ko uzuko ariko turanye n'ibyamamare byinshi wa yego birashoboka aha ntabwo nibeshye niho kwa Kwizera kwa Nyakso ni hariya ariko Kwizera uriva mu mudugudu iyi ni 2 in 1 ni mujye ni 2 in 1 ariko buriya aya mazu yitwa 2 in 1 na Riderman akaba hararuguru ndimo mmereka buriya tuvuye hararuguru aha ni kwa Nyakso ngo Nyakso muhamagaye yahita twaratewe ntukabone basubiranyemo
abasitari bashwanye we haba harimo abatoto kandi ubu koko nijijishije nkagenda ako se waretse tukajyayo ntabwo waburamo icyana cyaharaye tukajya gukomanga byaba bigize icyaha kuko yaba ari violation à domicile ugahita umugwamo yakurega ariko uratuye twaratuje aha ni bwa mbere uje muri iki gihugu ariko munabaho neza burya ba basore babaho neza wana mubaho neza ariko sha aba bantu mubaho neza ngo welcome kwa Jean Paul imibu ntuzi ko twabyaye se nahise nkamuterekera hafi wagaterekeye wone bwa mbere nagashyize kuri shambure ibyo bintu bijya kuri saro sinari mbimenyereye rero tubwiye ko ari welcome nanjye nari guhita ninjira nza nkomeza mu cyumba aha rero nkuko nabibabwiye ni kwa Jean Paul Nkundi neza niho aba reka nere kuvuga ahantu atuye agace atuyemo ariko sha na madamu oya iyi ofeti yo ndi mu rugo ntuje ndicara nkareba ibyo nakoze nk'iyivuriwa nkareba harimo amakosa nkakosora nkareba aho Derike yarashe imbogo arazirasa ni akana k'agahanga ariko karasa n'imbogo ufite kariruka cyane kakarenga iwabo rero ikiganiro ntabwo waba usoma inkuru ngo ureke kureba ikiganiro cyawe ariko hagati aho karibu da muze tubapfunyikira amazi mutahe atanyweye amazi nta kintu yanywa ariko karibu asante sana umeze neza uri mu Rwanda ruhumeka gutya ubu natangiye akantu gashyashya byibura abazitari bo mu Rwanda sinzi nimba bazabyemera kumenya aho utuye nkaza tukaganira nkerekana karitsiye utuyemo byaba ngombwa nkabaza abaturage nimba ujya wishyura amafaranga y'umutekano ariko se buriya wishyura amafaranga y'umutekano Jean Paul ugira ngo ko ariko nta nubwo ari menshi hano hano bakwishyuza nkangahe ni amafaranga y'umutekano ni amafaranga y'umutekano Jean Paul ubundi ubuzima bwihariye bwa Jean Paul ni ubuhe abantu batazi ubuzima bwihariye bwa Jean Paul ni ubuhe ku buryo umuntu ashobora kuvuga ngo Jean Paul iki kintu ni ubwa mbere nyimwumvise ariko ni icy'umwihariko kuri we ni uko batazi ko negera famiye kandi nkaba ntandukanye na Jean Paul wo kuri kamera iyo ndi mu rugo sinkunda muri salo mva mpita ndyama nka medita uhora abantu batazi ko no gusengera ibitotsi bibaho ndabaga mana rero maze iminsi nguruka baza Derike ejo bundi twakoreye reportage mu murima bimwe ngo umuntu agiye ku rukiko ngo ateye terepiye ngo arasetinze nari ifite nanjye bango abacungagereza nari ifite abahungu bane harya ndere bari nka aho yasa ngewe ndikarasira mwa abahungu so bati niba ushaka gukora inkuru sohoka shanda sohoka navuga nta kibazo nasanga ari bwo muri kumpa hit ariko Bwiza we yari yakugeraho guha alubumu Bwiza aba bana bo mu minsi y'imperuka ntabwo mbazi buriya reka ndi mukuru ngira amakanyaga umugire muri niyo artist umugire nkaba Knowless niba ari ku gitsina gore cyangwa Miss Jojo ariko se Bwiza nta nubwo nzi Bwiza nta nubwo nzi atuye mu ntara atuye muri Kigali gusurumva none se Bwiza kubera icyo bivuze ngo no mu minsi y'imperuka sabahanzi bashya se ni Nzaduka ari nk'umupasitori yaba ari umupasitori w'Inzaduka nsi bwamugereranya na ari pasiteri wamugereranya na Depere so ngewe yo ndi mu rugo n'amahirwe dutuye ahantu hadatuwe cyane si mu kidaturwa ariko ntabwo nanone hatuwe mu buryo bw'urusisiro ushobora ryama ukaruhuka iyi foto uyibonye gutya ikwibutsa iki cyangwa muri wowe
ni igiki kita kiza mu maso niyihe shusho uyibonye gutyo? inyibutsa Pasiteri Theogene. Umwibukiraho iki? Inyibutsa Pasiteri Theogene, umugore we yagiye kumusura, ariko iyo foto inyibutsa akajagari kari ku irimbi tumushyingura, kanyibutsa ko n'abantu bapfa cyane. Reba abantu bahise bamugota. Kuri fake mwana. Ngo reba abantu bahise bamugota. None se ariya haboro mu cyumweru kimwe uragenda ugasanga abantu bageze mu birometero 2 ukavuga ese aba bantu bapfuye gute wa? Inyibutsa ibintu byinshi bitandukanye, ariko Asiya ndabizi abakunzi bagiye kungurukana. Ndabizi ko yabuze inkingi ya mwamba mu buzima bwe no mu muryango we, actually no ku gihugu, kuko yafashaga leta birara kuva mu biyobyabwenge n'ibiki bagakizwa. Yego. Ariko nanone Asiya brand cyane ya media si nziza cyane nk'umurokore. Bibiliya iravuga ngo ibyo mukora byose yego bimenywe n'Imana. Yego. Kuko ariyo ireba hiherereye. So nireba mu mitima yacu cyane. Buri kantu kose ntabwo kaba media, ntabwo kaba ifoto. Ngo bajya bavuga ngo nta foto nta cyabaye, ariko mwibuke ko ibyo ari iby'isi. So Asiya nk'umugore w'umupasitoro kandi uri kwitoza kuba umuvugabutumwa mwiza, nagabanye social media cyane, kuko nta kintu bizamumarira, kuko azahura n'abantu bo ku mihanda bamwifatire ku gahanga. Rimwe na rimwe yabinambabaje. Ugiye gusura umugabo wawe urabyanitse, nibiki se? Kamema ntabwo biri sawa. Nta nubwo narenze ko zakubimbaza, ariko media ni agace gato ku buzima bw'umuntu, gato cyane. Si agace kanini k'ubuzima bw'umuntu. Hone se kandi buriya kuba umuntu uri figa ni risk gusa. Ubu yabaye umu public figure cyane, ariko ingendo y'undi iravuna. Hari umugore nabonye usigaye ushaka kwigira nka Theogene, ngo nawe ngo yabaga ku mihanda afite ukuntu yigisha yigira ngo mwana yambaye amabubu. Biriya bintu ntabwo ari ibye, ni ibya Theogene. Uriya mugore yitwa nde? Mama Fabrice. Nagende wana, ni ibya Theogene ko atabikoze Theogene ariho. Afite ukuntu ngo nabaniga ngo Nyabugogo. Oya niba warindaye uramaze. Uriya mugore none se nimba ashaka kuzamuka, oya ntareke kuzamukira kuri Theogene. Donc ubona ko agerageza kugenda kandi ingendo y'undi iravuna. Uriya mugore ariko mufashe nabaza niba umugabo hari ibyemezo ajya afata mu rugo. So kandi bose we n'umugabo we ariko bigisha, kiretse nabo niba bashaka kubaka inzu irenga ya miliyoni 100. Oya YouTube ni urugero rwiza rw'umunyamakuru mwiza w'umukozi, kuko YouTube ntabwo umuzungu wamubeshya ngo wakoze utakoze. Rero barashaka kwigana Theogene. Theogene yavivaga ibintu bye. Bariya bari kuviva ibintu bya Theogene. Come on. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Yego. Hari akagabo kajyaga kigana umukuru w'igihugu mu mbwirwaruhameze. Donc kumwe avuga speech nako kakabivuga, ariko wabonaga nyine ko atari we. Nubu hari abantu bajya bataha ubukwe cyane, bano bantu baba batebya ukumva barashaka kwigana amajwi y'abandi, ariko ntibishoboka. Yego. Shobode nabonye kuri social media ntagiye kwitsaho ngo bagiye gufasha wa mudamu Theogene yavugaga yari yaratangiye kubakira inzu. Ni ibiki biri? Hari umuntu wakoze kurusha Yesu? Bagiye bitonda. Ni byiza umuntu mumuhaye ifunguzo, umwambitse kamera 6 nka bya bindi byo muri Guma mu Rugo. Abantu bajyaga bajyana agafuka kamwe k'umuceri bakajyana kwa steri y'abanyamakuru ngo mugiye gufasha abantu. Hari ibintu bigo bikomeye bijya bikora mu minsi 100 yo kwibuka, bakajya gufasha nk'umudugudu, bakajyana nk'imifuka 5 y'umuceri, bakajyana abanyamakuru 30. Buri muntu akifotoza n'akajerekani ka litiro 3 z'ubuto.
biriya bintu ni bibi, nta n'Imana ibi birimo kwanza. Ngewe ikintu nagira inama Asiya madamu pasiteri, mama pasiteri, mwana wa Kiruhura, keretse niba Imana yarabivuganye nawe, ariko ntabwo bikwiye. Kameme niyite ku muryango yorora ingurube n'intama, kuko umugabo yari yatangiye kubaka wagiye kwa Theogene se nagiye gusoza ikiriyo narahabonye, ni mwishatsi yari acyubaka, nubwo mu mugoroba wo kumusezera bwa nyuma yavuze ko iriya nzu yabo yari ihagaze miliyoni zirenga 100, ariko ntabwo ariko miliyoni 100 n'amafaranga menshi, miliyoni 100 n'amafaranga menshi cyane. Ntungurwa cyane no kubona umugore wa Theogene muri social media cyane, n'imijugujugu yatewe tena. Ubundi ikintu cyose gihimwa no kukihorera. Ese hari abantu bamushuka? Hari abamushuka ngo abigemo se uburenganzira bwe? Ashobora gushukwa na bamwe mu banyamakuru babifitemo inyungu, bakamubwira bati wowe nuza tukagirana ikiganiro abantu bazagira impuhwe bagutera inkunga, ariko nanone izo nkunga bashobora kuzimuha ariko bikamwicira nanone imbere heza. Cya kabiri, urupfu rwa Theogene rwashenguye abantu benshi. Sindeba mu mitima y'abantu bo muri ADPR, kuko ngewe ADPR kera muri 88 nkiri umwana afite imyaka mike cyane najyaga njya muri Sunday School. ADPR ubundi imeze ari abantu bari bateye ukwabo. ADPR Eglise Pentecostal y'u Rwanda, Adventiste, Abayisilamu, Abayehova, n'abantu bironda, aba extremiste. Donc ukora ibintu byabo ube muri bo, nutandukira gato urajya inyuma y'urugo. Ariko nibyo ni nako n'ubundi n'idini ryagakwiye kumera. Ariko niba twemera ko Yezu ari we ndererwamo yacu, ntabwo yajya kwigisha mu masinagogi ashingiye mu miryango y'iwabo, cyane ko niwabo atamwemeraga. Rero Theogene simpanura shingiye umuriro yari ariho, yaramaze kuba brandi kuruta ADPR. Donc yaramaze kubyibuha kurusha ADPR, kandi nta rutugu rukura ngo rusumbe zose, kandi abashumba bose bategetswe kuba munsi y'ubuyobozi. Ntabwo wajya kubwiriza kwa Gitwaza, ngo ujye kubwiriza kwa Minyoni, ngo ujye kubwiriza mu bajyama bose n'abapepure, ngo ugume muri ADPR. Theogene bari kumutenga, bari kumuhagarika. Yari kuba nka pasiteri Zigira Inshuti Michel yazize kujya muri Omega, kujya mu maeglise atandukanye. ADPR Theoya rero uko si ukutamenya Imana n'ubujiji. Kandi Yesu yaravuze ngo abantu banjye bapfuye bazize kutamenya. Harimo gukunda Imana ariko by'ubujinga, donc mu bujiji kwa. Ndabizi ntabwo baryoherwa nabyo, ariko ntabwo bikuraho ko ari ukuri. Ndabizi neza ko nubwo Pasteur Theogene abantu bababaye cyane, buri ADPR yakoze intervention kwa Pasteur Theogene ari uko buri kugira. Ubundi ari kuvuga ati ni mu mushyire Minyoni na Musengere, ni mu mushyire Gitwaza. Abanyamakuru bavugaga ngo iki? Ngo aho yagaragaye bwa nyuma ni mu giterane cyahe cya zone tepo he, ngo mu Bugesera. Kuki batavuze ngo yagaragaye bwa nyuma muri ADPR yo mu Gakinjiro Nyarugenge? Theogene yari amaze kuba umudira, ntabwo yari yagiye Bugande gusenga, yari yagiye kuzana bari abakozi b'Imana muri diro. Nyango yari amaze kuba wowe yenda uri mutoya no mu by'agakiza cyane, twe tubisaziyemo nubwo tutera ngo de, ntabyera ngo de, ariko omwe ifite notion iri hejuru mo gakeya. Restoration Church ivuka yavukanye na korali yitwa Rehobote. Korali Kimisagara, korali maze kubyimba. Liliane Kabaganza ahita abo muhanzi ku giti cye. Kigabo Douglas ahita ashinga urusengero rwe. Uri mwiza wa wundi wayiriteye imigambi ya wa wundi afite urusengero Kimironko. Urumva batari ko n'ubundi Rehobote yitwa ministry, ntabwo ari korali ya church. Ubu Liliane Kabaganza aba muri Kenya, higeze gukora groupe ngo abantu ngo bamukunde banamushyigikira. Mbona nteye ku rubuga, abona simvuga dukeneye abonye ntavuga nyuma nkuraho, ndavuga se Kabagaba uracyari umurokore nka kera chef we. Donc ndashaka kuvuga ko iyo abantu bari kuba abastari cyane
bagenda biyomora ku madini. Pastor P korali ya GMC niyo yamukuye Cyangugu, Igihundwe kwa Pastor Kanyabigega kuri antene iramuzana arayicurangira. producer Pastor P korali ya GMC yaramuza aba kwa perezida wa korali icyo gihe witwaga Frederic, nyuma gatabana n'uwitwa Claude wabaga muri Power Praise, akaba ari umuhanga cyane mu gucuranga. Nyuma ba Brand arasohoka. Mani Martin umwana wo muri ADPR, mu gihe cyose wabaye munini, ahubwo ntuzajya ujya kuba munini mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nushaka kuba munini mu itangazamakuru, nuba munini, nubona umuntu uri kuvugwa cyane Moses Sibarigane ntiyakora no ku dushumi tw'inkweto twa Marcel Rutagarama, ariko niyumva ko yabaye munini kurusha Marcel Rutagarama. Kandi Marcel Rutagarama cyangwa abagatare ni abasaza, kwanza tuzanabashaka tubaganiriza. Kubera iki bo baravuga ngo birangwa n'ibya gisaza? Nta bintu bya gisaza biba bana. N'ubu ngubu nka Marcel akoze analize kuri recruitment ya Perinari, wahita uvuga uti umusaza haracyarimo agahiyahiyo ka siporo. So twigarukiye kuri Pastor Theogene n'umugore we, nibagabanye media wana, reka bafata imyaka 5 bisuganye. Ngewe nzishima nimbona bari abantu 39 niba atari 29 uriya mugore akiba managinga. Ko twibutsa abantu kuri uriya mugore ari muto. Ibiri iravuga ngo tuzatandukanwa n'urupfu, buriya nyuma y'igihe runaka ntibyagutangaza, yambaye ivara hakaza umuhungu wambaye karuvati imena igituza akaza akamuhumuriza. Si muto se? Ubona ukuntu areremba, ubona iriya misatsi ya naturelle na biriya bitama ntawa. Ese kunde kureba Derrick se uriya mukobwa yavutse muri 92 ahari ari mu myaka 30 niba atari 20 na hari abantu barimo kumuhumuriza. Buriya nkasaba ashobora kubabwira ati mfite umusaza wo mu diaspora wo mu divorce cyangwa nawe wapfakaye, akaba muhaye pass. Ejo bane hakuyakwiriye ibihuha ngo arigendeye ngo agiye Burayi. Ngayo ngo hari ibintu nifuza ko nkubaza, kuko umaze iminsi mu itorero uzi byinshi, wenda hariho n'abantu batanabikuzi, ariko ngewe ndakuzi. Ko naririmbye imyaka 9 muri GMC. Maze imyaka 21, 2001, 2023, maze imyaka 22 usengera muri Assemblée de Dieu. Ndi musi kandi sinjye nzamura intugu n'ikimenyimenyi kuri 20 mira tuzamuragiza Imana, mira nzamugira nkande, nzamushyira mu nzu y'Imana, ajya avuga ngo imisi yo kubaho kwanjye kuri 20 z'ukwa munani. Derrick azaba hawa mugani we wasengeshereje nawo umwana wawe bazasengera abana Isaros numero 20. Ariko wamusengeshereza utamusengeshereza uzaze gusenga, kuko numva n'ubwa mbere nzaba nanamwerekanye kuri iyi mihanda mu buryo bwo kumwegurira Imana. Umva niyo nacyana ntabwo nzabura ijambo ry'Imana. Yes, ngayo ngo hari uzaza se nzaza. Okay sawa. Hari ibyo tumaze iminsi twumva, hari ibyo tumaze iminsi tubona mu itangazamakuru by'umugabo witwa Plaisir ndetse na Pastor Mutesi, ngira ngo warabyumvise. Ibi bintu kuri wowe ubwawe iyo byumvishe ntago bigutera agahinda? Okay, reka mpere kuba bose. Icyo Kinyarwanda kirumvikana se? Mu Kirundi kota umuntu ni iki? Narababaye. Aka ntabwo nababajwe yenda n'ibyo Mutesi na Plaisir, kuko hari umuntu urumva verisiyo ya Plaisir se ntani yazumva, ntani yo muzumva. Ariko abantu bose bageze comment no gutaramira hagati, donc biti bimara ubundi bibiri uko bitutse byadanje buriya biba muri Bibiliya. Byarambabaje. Ariko maze ibintu dufite njya nirinda kuvugaho. Bariya bameze Mutesi mufata nka wa mugore umwami yigeze gutumaho akanga kuza agahita muca
hakaza n'itegeko ry'uko nta mugore uzasubira ibwami. Umwami yatumiye ibiro atumira umugore arabyanga. Ntabwo byari bikwiye ko Mutesi recordinga biriya bintu biri cheap. N'ubugoryi wa mugani wa muntu wavuze ngo n'ubugoryi. Wa mugani wa Rwema ibintu yakoze Mutesi n'ubugoryi. Mu Kirundi abarundi hari ijambo akunda gukoresha uburofa. Kubera yuko ko tujya dushwana twari twirikodinga ibintu ngo tubirekure. Ntabwo byakunda. Dufite indangagaciro z'ubunyarwanda z'ubukirisitu, ariko hagati aho tunafite indangagaciro z'uko tumaranye igihe. Mbere yuko uba umunyamakuru, mbere yuko dukora ibyo dukora turaziranye. Mutesi nk'umubyeyi, reka mvuge ko Perezida ari umunyamabara. Ko Mutesi nk'umubyeyi mukuru nta mpamvu yo kwirikodinga atuma ba kamarade bamwota. Hari umuntu witwa Amavuta wateye ntabwo biriya bintu ari sawa. Ni ubumara, ni ubugoryi. Ntabwo bikwiye ku muntu. Ntabwo byari bikwiye. Ntabwo byari bikwiye. My position ntabwo byari bikwiye. Abafashe umwanya wo kubota. Ariko umenya turi gukamerwa na drone uyu munsi. Si umuhungu wawe se Derek? Derek ubundi wamuhinduye. Ubundi iyo turi kuri concentration ubundi arabizi ko atajya huka. Ariko ndumva ntabwo byari bikwiye. Ntabwo byari bikwiye. Bavuze ibintu bitari byiza bitiyubashye kameme. Kandi abantu basigaye bakina na social media. Kandi umuvugizi wa RIB mu Rwanda Dr Murangira yongeye kwibutsa ko RIB nibyo zajya bavuga ibintu bigize ibyaha zajya bayora. Zajya bayora. Ntabwo ari sawa. Buriya Perezida sinzi ko atatanze ikirego, ariko nanamugira inama yo gushaka umunyamategeko kuko barimo kumwota cyane. Perezida ndi mu bantu bamupinze, ariko ngewe nyine nikikwereka ko ntanzikangira. Perezida navuze ko ari mu bantu urupfu rwa Theogene rwazamuye. Ndamubwira mu bifurumba winjije by'umuzungu fatamo nka 30% yashyira si, kuko nta yakoraga titre nk'iza 3D plus nk'iza 3D Rwanda nibi yakoraga titre ngo Nyabugogo ngo umuhanda ngo wuzuye ukagira ngo si umupfu wari urimo bajyanye Nyarugenge. Aho kuvuga ati umuhango wo gukingura pastor umukozi w'Imana Pastor Theogene nawe yashakisha ko ashoboye agakora ibititre bya YouTube. Ndamunenga, ariko nyuma bamwose ndavuga oya ntabwo hano ndi kumwe nabo. Utekereza ko wenda ari iki cyaba cyarabaye kugira ngo uku kwezi tuvuyemo cyangwa uku kwezi turimo turangiza kumwiyubikeho? Ni Perezida Math cyangwa se no kwezi kwa Perezida nuko no mugabo wagaragaraga mu isi y'abazima, mu isi turiho amugane mu isi y'abajyambazi. Numugabo wagaragaraga nk'umukozi w'Imana ko yarandika ikinyamakuru cye cyitwa ngo Zaburi Nshya. Ariko aho hazemo akantu ka Diane nawe abantu bamuca amazi. Donc ni bimwe bavuga ngo wigize agatebo ayorive. So Perezida hari ahantu yabaye agatebo bahamutesi bamuyoza ivu. Nicyo cyabiteye. Ubundi iyo aba Perezida utarashwanye na Vitali ntabwo Mutesi yari kumwota. Kandi hari umuntu wambwiye ngo Kamana mu rugendo. Kuko nawe bari afite ukuntu ajya acuruza ipfu n'ibintu biri byasaga. Yego? Vuga yego cyangwa hoya? Yego. Habirateje apate nk'ubu upfuye nkiriho. Nahita nkora igipranka kivuga ko nubwo bavugaga miruse z'abana batatu hanze. Kamana niko yakubwiye. Kamana ni ikibandi. Ati kandi nabambizi ko atari byo ariko naba nicururije. Mustari navuga ko ufite abana babiri hanze. So bivuze iki? Iyo hari ikintu cyakubayeho kibi. Nibindi byari byishe biraza. Nibindi bitamva nibyo bari baratinye kuvuga barabivuga. Kuko nabonye hari undi mugabo ngo witwa Dawidi simuzi nawe yasohoye amwe mu mabanga yagiye agirana na Perezida. Oya nyine ni kagatebo ko atayasohoye mbere se. Kandi uyu munsi nabonye abantu bafashe YouTube nk'ikintu gishobora kubatunga batanakoze.
bakagifata just bakakirema. Hari umuntu wafashe amazina yanjye Nkundineza Jean Paul ahita avuga ngo Nkundineza Jean Paul TV, ayifungurira muri Kenya, amaze gushyiraho inkuru nk'eshanu, abantu baranamureba. Arangije ngo ukeneye ibindi bisobanuro, ngo ushaka ubufasha n'ubundi ngo n'ubuvugizi, ngo hamagara kuri nimero, aterekaho ya nimero ya 73 yawe yaje. Okay, uyu muntu munsi twamuhakinze, naba muzi ntamuzi, nzabikora, nzatanga ikirego muri RIB, mbwire Derek tujye ku muzungu tumuripotinge, tumubaze papa se ko afite amazina ye, yashyizeho amazina ye n'aya mama we. Inkuru yashyize ku rupfu rwa Theogene. Noneho no muri video urabona nkano harimo ngo 3D TV Rwanda, harimo ngo NP Nkundineza ntabwo muzi. Harimo abantu bashaka kuzamukira mu bintu, kavuga ati okay Jean Paul Emi eka one Emi amaze kugira izina, reka nkore ka YouTube nkite, ariko akerengagiza ko ashobora gukora amajabu RIB ikagushaka izi ko ari we kandi urengana. Rero ibintu nk'ibyo by'akavuye harimo abantu babizamukiramo. None se nta mugabo wabonye wavuze ngo ubu ni saa 6 z'ijoro, ngo ubu tuvugana ngo Pastor Theogene ngo bamuhaye agaciro ngo kurusha Vares niba ari nde wa wundi wapfanye nawe. Yahise aba umusitari yirirwa ajya ku macana abisobanura. Noneho ahantu ibi bintu byantereye ubwoba, nkavuga yuko aba bantu sinzi bashobora kuba ari ikintu bapfa, bafite ibindi bintu bashobora kuba bapfa n'uyu musore. Naho muri record ndazifite, avuga ngo twahimbye inkuru, abantu baradufasha. Mu kudufasha habonekamo amafaranga. Ati amafaranga yose naguhaye, amafaranga yose bampaga nitwagabanaga. Ati niyo yazaga ari 3,000,000 si watwaraga 1.5 nanjye ngatwara 1.5. Ati none se ko wanyimye amafoto y'ubukwe bwanjye kubera ko naguhaye 50,000. Uri kumva koka? Si kwaba noneho ari ukwica izina ry'umuntu. None se uwo Dawidi ari mu kwezi kwa buki tuvuge ko abivuze Yatandukanye n'umugore. Aha, namaze igihe yarakoze ubukwe, nibyo bintu bya kera. Rero nibyo navugaga. Yewe ubwanjye iyo ushaka kureba igipimo cy'umuntu society mureberaho, mukoraho ibintu biri positive. Nanarije Plaisir, nanariza iyobokamana, ibinyamakuru bya YouTube ari kubyiyobokamana ku rupfu rwa Pastor Theogene, sanga bose ari ibyisi. Umuntu aravuga ngo ushingiye ibyo bakoraga mu bantu bazamuwe n'urupfu rwa Theogene harimo ibi YouTube bya gospel. Abantu muri comment bati wowe Plaisir umuzi igice, ni umwana mubi. Donc Plaisir muri mu gospel bagenzi be bamufata nka Yuda, ako nuko bamurwanya kuko yateye imbere. Ntabwo mbizi nyine ndi kuvuga bafite nakoze inkuru mbinenga nigendera. Ayaya bati wowe mubonye, ati twebwe twamubonye kera, batangira kumuzaba, batangira kumwota gutya. Gutera imbere rero none se utekereza ko turi abatende twebwe? Ntabwo gutera imbere ari ukuba mafia. Plaisir dore ukuntu ameze, gashobora kuba ari akaryarya kariya kana, kakaba ari agahungu kakaryarya, noneho buryarya bakabuvumbura bakamena umuceri. So niyihangane, ari mu bihe bye bibi, ariko niba koko asenga, kuko bambwiye ngo akora aba muri ADPR yo mu Gatenga, Imana izamufasha abivemo. Abantu bose bakoze ibikuru bimwerekeyeho, nabura ubwenge ntabwo azajya kubarega. Ntabwo RIB yakwidumbukiza ngo ujye gukurikirana abantu. Plaisir manuka headquarter, shaka umwavoka niba uyafite, muhe miliyoni akuregera abantu bose. Ku buryo na Pastor Mutesi yavuga ngo ndamubeshyeye. Na Pastor Mutesi ku buryo yamubeshyeye. Ako se Mutesi akururukana n'abari y'abana gute uriya mukecuru? Umuntu w'Imana wigeze uza ngo unganirize umbwire ati Dawidi ni igiki cyatumye
utandukana na Rose, ese nk'umunyamakuru wankoresha ibiganiro tukamenyekana kuri social media tukamenyana, ni iyihe mpamvu waba wari byaraguteye kumva ko nasenya urugo ngo ubinyambere ngo uzo unganirize nk'umuntu watumye menyekana nkamenyekanira kuri wowe, warangiza ntugire n'umwete wo kugira ngo uzundere? None se sinjye wa mbere wari utandukanye n'umugore, sinanjye wa mbere wari ushwaye n'umugore. Ibyo ni ibintu bibaho ku munyabwenge uwo ari we wese. Uba utabizi uko bibaho ni umuntu udafite ubwonko butekereza, cyangwa se utaravutse kereka uwaheze mu nda ya nyina. Narababaye, ahubwo ubonye ntanze ubuhamya bw'ibintu byabayeho, urwandiko ryo kujya kuvuga ngo njyewe ngo ntago bagakwiye kunkoresha ikiganiro kubera izi ntagombaga kugikora, gusenya urugo ni ugupfa. None se umwuka ufite cyangwa isezerano wahawe rihuriye n'iry'umugore wawe? Kuba nari ntarukaye na Rose byaba bivuze ko nshyize kuri social media navuga ubutumwa cyangwa mvuga ikiganiro by'ibyambayeho? None se ubwa mbere kuzi ukuntu wanyigumuyeho uvuga ibintu byinshi cyane tugatandukanywa n'umuntu wo hanze, ukaza ukavuga amagambo bakayakubwira ukayumviraho, ntiwagarutse uze kunsaba imbabazi mu kiganiro namaze gukora ubukwe, unkora ikiganiro mu nzu ya mbere nabayemo nkora mariage. None se icyo kiganiro ko wagikoze kunsaba imbabazi, ukansaba imbabazi na Rose turi kumwe, ukambwira ati numvisha amabwire mbabarira, nkagira ngo ubwo tuzakomeza gukorana ibiganiro, wongere wibuke ko mu bukwe bwanjye wanze kujya uza kunkoresha ibiganiro, ugira ifu ryo gutuma batantwerera. Zaburi cy'abantu benshi bashidwa narakoze. Ni ibintu yahaga umuntu witwa Brazil menshi ngo nanjye ntera imbere ngura akabanza cyangwa ure n'inzu, urangije bakaya bakwandikira buri munsi ati watuzaniye David, watuzaniye kuri social media, tukumva iby'Imana imaze gukora, kamera urangije uyikuraho. Nagiye kwerekanwe Karama, mbona bohereje Tseri ngo aze gufata amashusho, araza arayafata. Ku Muhimi wacu niko byagenze, ku munsi wo gusaba nabwo niko byagenze. Ibyo byose ukabikora tutabivuganye. Ariko reka nkubwire, nta kintu na kimwe umuntu w'Imana yagira undi mwene se Imana itazamubaza. Nubwo wagenda ufite umubabaro mwinshi cyane, nubwo nari gusenya urugo ariko byibuze nkaba mfite amafoto, ese nta nubwo rwuya n'ikigongwe? Nimba ushaka kuvuga ngo ujya gufasha abantu hirya no hino, ngiye kuba wari ubonye twaramenyekanye nka buri $1,000 byo kuba nakwishyura kuri alubumu y'ubukwe, ntiwagombaga no kuyamukambwira tuzashaka uyame? Ariko sinari ko yaguha kandi warabwiye abantu ko uzamfasha mu bukwe bwanjye, buri kintu cyose ukagikora. Rero icyo nako aho yaravugaga Brazil yaramufotoye mu bukwe, ngende kubyumva mfite ikibazo. Yari recordinze aramuha ko atamuhamagaye ngo yari recordinze aramuha no ginga. Rero ibi no effect yabikoze kugira ngo ashyire kuri social media aze tubote. Ariko nta mugabo usekunde ugira ngo ntabwo amafaranga ariyo yubaka urugo, ntabwo amafaranga ariyo yubaka urugo cyangwa gutunga umugore mwiza, ntabwo ariko kubaka urugo, ndetse no gukora amafaranga menshi ntabwo ariko kubaka urugo. Kuko yuza gusubiza amaso inyuma ukibuka ubuhanuzi naguhanuriye, nkaguhanurira turi ku rutare, ukibuka ubuhanuzi nkubwirira ku rutare, ntago wari ukwiye kwigumura ku buzima bwanjye. Brazil nta muntu waguhaye views nk'izo naguhaye, ariko kurenga ukambwira ngo suzama ngo suzama ukaniza Tseri ngo ntazabimpe, ngo ntazame ngo alubumu z'ubukwe, ngo namuye 50, ushingiye amafaranga nakwinjirije kuri YouTube angana iki? Ubu se hari ikibanza ngira, hari inzu nziza abonye mbamo nk'abandi? Ariko ibyo byose uko ugenda usuzugura abantu, ubasuzugura,
ukagira umwuka wo guharara abantu, ntukomezanye n'umuntu ngo mumenyekane, azamenyekane nawe umenyekane, aho umugejeje nawe muzabe muri kumwe. Icyo nzi ko inkoni y'Imana izagushyikaho, kandi iyo nkoni y'Uwiteka niza nikugeraho bizarangira nawe ubaye akabarore kuri social media. Kandi ibuke neza ujya kubana n'uriya mugore wa mbere, soba uko agutukira aguha ikorowani kuri Zaburi nshya avuga ngo ntiyashingira ngo umuntu ngo winzereze mu barokore. Ibyo bintu sinjye Imana yakoresheje nk'ukura mu rujijo nkakubwira ngo shinge uyu munsi bitaranaba byabaye. Wibuke ko byabaye tuvuye ku rutare bikaba nk'ejo mu gitondo twasenze. Ese Breze uribuka ko ubu tuvugana hari amabanga yawe tuziranyweho naba nzi ku buryo agombaga kumbabaza? Ariko ntacyo, uko byagenda kose Imana niyo nkuru. Gusa sinakwifuriza nk'uko wifuriza abandi, sinanagira umutima wo guharara nk'uko hari abantu ukabavaho vuba. Kandi nta muhanuzi wari wateza intambwe ngo umubwire ati nagukuye mu ishyamba, nyuma y'uko ngukuye mu ishyamba tudashingiye no ku mafaranga wenda abantu baguhaye ubukwe cyangwa gufasha ngo wambare. Ntabwo wahagaragara avuga ati nanjye mu bahanuzi nakoresheje kuri YouTube, reka ngaragaze kino kintu nanjye babone ko nanjye nsanzwe mfasha abantu. Ariko Imana y'amahoro izakumpembere, izakumpembere. Nta mugabo se ko Jean Paul, aba barokore ntibatannye? Dawe ntabwo ari umurokore n'umutindi, afite ibikomere, afitanye ibibazo. Reka abantu babanye, hari naho urabona ko mbifite ari byinshi. Hari naho avuga ngo ubu se ko uwitwa Vitali yasenye kubera miliyoni 1, wowe ko ufite ko wakoye miliyoni 3, wowe ntibyakunaniye? nyine uyu yitwa David. David ni umugome nyine. Urumva ngewe aziranye n'umuntu baziranye amabanga menshi. Ikibazo rero, dore ikibazo cy'abantu bamwe muri ADPR bakizwa bari nk'abakarana hari, donc nta niveau nimwe bafite education. Uyu muntu urwa ngo shosho ushobora gusanga atazi no kwandika izina rye. Donc ni ibintu by'ubutindi bimwibereyemo. Kandi ibyo nakubwiraga, nyuma yaho aboneye Horezire bamugaritse, niwe hise yuririraho. Perezida ari mu bihe bye bibi, kari agatipe sinkazi. Nakubwiye ko nakora akanyamugi n'agacece. Ariko wose nafate telefone amuhamagara kuri telefone ye, bavugane baciribwe, bafate umwanzuro w'ibintu byabo. umva kamarade agiye kumwota, Pasiteri Korode aramwota, bano bantu bose bazi, bano bantu bo muri gospel bagiye kubota. Ikiriho nuko ntabwo biri sawa pe, biri chip cyane, biri chip pe. Ntabwo bikwiye. Niba ari umugabo namuhamagara. Ni iki yamukoreye se ngo yaramusengeye ngo ku rutare ngo akomere? One se ari kwishyuza ko yasenze? Agiye kwigira Rugagisa. Rugagisa arishyuzaga. Oya, Rugagisa yasengera imigisha barayazanaga. Hari uwo yakoraga mufuka se. Urabona kuntu yakaba bamugeza akagoryi. Ibyo ngiye kusubiramo mu kanya. Bakamwambika n'ijipo. Ni hatari kuba aya majwi y'uyu mugabo agiye hanze, aya Pastor Mutesi yagiye hanze, wenda hari n'ibindi. Wowe ubona hari uruhare umuntu witwa President yaba aragize mu itandukana rya Diane na Vitali? Icyambere, uyu muhungu yitwa nde? Noel mukuru wa Kare n'Ijabo Jadodi. Suzi ko ari mukuru we n'abana ba YouTube. Yego. Ngiye naramwandikiye saa 5 z'ijoro. Kuri uwo mugabo ufite urugo waretse kota abantu no kubazamukira. Wabuze ibintu uzamukiraho. Hava kuri Trida ajya kuri Gisava, kuri Gisa ajya kuri Jaraza, kazenguruka agiye kuvuga abantu ngo come on. Warebye ibintu bigufitiye umumaro. Kumishugujugu gutera abantu ejo nawe yakugarukira. 1 position yanjye itandukana cyangwa se kwahukana
kwa Vitali na Diane. Vitali nawe ni indyarya. Vitali ni bandi. Ntabwo Vitali ukuntu yirya urebye ukuntu sarya simpemburo. Umuntu barimo kumumanuka nawe akazana ibintu ntazi. agatazana ijambo ry'Imana. Oya biriya bintu n'ubugome. Vitali yanakwica ahubwo buriya. Ujya utinya umuntu uteye nka Vitali. Guteze. Hapo natinya. Hapo naogopa. Dore do costume. Oya. Dore nguyu Vitali. Vitali hano ni umugome. Ngewe itandukana ryabo ntabwo narishyigikiye. Nakwema ikintu gikomeye. Vitali yakunze Diane ku gahato. Diane amwemerera by'amarangamutima. Kandi abikubwiye. My opinion. Vitali yakunze Diane ku gahato. Hanyuma Vitali nawe amukunda by'amarangamutima. Oya, Diane yakunze Vitali by'amarangamutima. Vitali yakunze Diane ku ngufu. Akaba ari we wagizemo uruhare kuba yakwisenyera urugo. Ko afite amakuru se ko yajyaga namudiha. Wowe urakubita uriya mwana wo mu Gatenga w'umunyamujyi. So bamukubita kabiri ntagende. Hari ibyo Diane atavuga. Cyaramutimburaga. Ngo cyaramutimburaga. Wabimbwiraga nibiba ngombwa ko ibi byinjiramo. Nese aramutimburaga. Hari inkovu yagaragaje ngo uyu muntu yaramutimburaga. None se ni ngombwa ko abantu bose bajya muri cyangwa ngo yakubitaga mu birenge. Ni ngombwa se ko abantu bose bajya muri forensic. Nese umukobwa uvuga ujya no gushyira hanze iby'inkwano n'iki uko byagenze. Ubu muntu urumva ashobotse. Erega uriya mukobwa ndetse nta munyacyangugu uruka. Nta ure kuri cyiza yagifashe. Vitali yabonye Diane aracakira yanga kurekura. Vitali yamwibwiriye ko we ari muri filime. Ndashaka ubukwe bwanjye bubere romantique. Ndashaka views. Uriya mukobwa twemere ko ari umwana wo mu Gatenga w'umunyamujyi. Urabona nambaye n'impeta Vitali ariko rero ko bumubona. Nyine n'uburyarya buriya. Umukobwa yarageze ati do. Ngo yayikuyemo arayimusubiza arayimuhereza. Ati ni Noel. Niba ari Noel n'abarindi. Noel nde. Ukora iki se Noel? Amavuta ninde. Isa Noel Karenija. Ibintu nawe yabaye nka zaburishya ku rupfu rwa Theogene. Yabizamukiyemo koko. Muzana mukwereke nawe. Ndamuzi nagende. N'umujyama yakoze kuri Authentique. Tuziranye kuva 2012 Noel. Wetse no kano niko kane. Shirama kavorime gatone negerezaho mikoro. Nta kintu ari muntu nka. Wumve kuno yivuga Vitali. Uretse subize. Uretse wumve. Njye murenje. Niba utameze neza, niba warayurira, niba ibihe bitakoroheye, nukuri ahari kurira kwarira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Iyi ni Impemburo TV. Njyewe nitwa Vitali Hinyurwa ku bantu batanzi umugabo cyanda wabandi we. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko tugiye kuganira ku ijambo ryayo. Gasubize inyuma ho. Nitwa Nderekera. Nawe urabandi. Niba utameze neza, niba warayurira, niba ibihe bitakoroheye, nukuri ahari kurira kwarira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Iyi ni Impemburo TV. Njyewe nitwa Vitali Hinyurwa ku bantu batanzi ndi umugabo, mfite umugore yitwa Diane. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko tugiye kuganira ku ijambo ryayo uyu munsi. Nibande navuga ati ngewe nitwa Vitali ndibande. Ako kantu ko badere ariko ka. Ako kantu ngiye karanyije. Nitwa Vitali Nihinyurwa. N'ubu bandi. Mfite umugore witwa Rwakadiyani. N'ubu bandi. Ndubatse. Ntabwo ari uwe. Kandi barasezeranye mu mategeko. Nuwe y'agahato. None se Vitali yafashe Diane aramubwira ngo ngwino tugende. Yaramushukashutse nka shitani. Ntabwo Eva yigeze. Oya rwose. Eva ntabwo yigeze ahura n'inzoka ku mahitamo ahubwo yahuye n'inzoka iramushukashuka.
ahubwo twakwibaza inzoka ninde. Urashaka kuvuga ibintu binini, ntabwo byari ngombwa ko Diane abana na Vital. ariko ntabwo Vital yigeze afata umugozi ngo awushyire muri Diane. Njyewe ibintu byababayeho bishobora kumbaho kuko ndi umugabo ndubatse. Oya nta n'umugabo bitabaho, ariko kubyenterepurita njye ntabwo namenya kwirya nk'uko kwa Diane nako kwa Vital. Naza nkavuga nti kabaye byahinduye imirishyo, mama Mira yagiye, namwe mukaba mugiye pfo mukajya kumuhiga nk'uko mwahize Firdausi. Ariko ntabwo naza ngo nirike ngo njyewe ngo nitwa Jean Paul Nkundi neza, umugabo ndubatse ndi papa Mira. Ariko navuga ntituri kumwe na mama Mira, yaragiye. Wabaye wakweruye ugatumbura urugakira. Ibi bintu Imana irabyanga. Bibiliya iravuga ngo mushimisha iminwa imitima yanyu indi kure. Ariko na Diane yarabivuze, yaravuze ati uriya muntu ni umugome. Wallahi yanakwica ati ni umugome. Ariko nkibaza, ariko burya umuntu wabanye n'undi niwe uba umuzi. Hehe se babanye hehe? Babanye mu nzu. Nese amezi 3 babanye si menshi. Cyakwereka abantu yamupapuye. Ese ko mbona byakubabaje nkaho Diane ari mushiki wawe. Oya kameme. Buriya ahubwo ko mbona byakubabaje ari. Muvuga abakono tuzabavuga muri plus week. Abo bantu ahanini ofete abashi umugore wabo abameze nk'umugaragu wabo. Donc bafata n'igihe bakikorera ibiseke bakajya Cyangugu ngo kwerekana umugeni. Ibi ntabwo umukobwa wo mu Gatenga ari kubishobora. Wape. Yewe nabonye n'ubukwe bwabo muri dote. Nabonaga abantu bari kwa Vital, n'imiryango ibiri itandukanye. Bamwe ukabona n'abantu baturage bari aho bitahiye ubukwe nyine bw'umwana wabo wakomeye. Abandi ukabona n'abantu b'i Kigali, abapasitori bambaye amakositimu meza. Ahubwo Bibiliya ivuga ngo iki? Dusigaye dutana. Ingo nk'izi iyo zitanye dukora ikiriyo twumirwe. None twe dufata umwanya wo kubotana sho. Isa byakumariye iki? Ese se ariko se yakoze se yarari mu kazi ke nyine. Sawa. Ko bitagombera amashuri ntibinasuzuguza ubigize. Mwana wo ku Kimisagara. Uzi ko bari abantu bari ku Kimisagara. Ariko yise se nimba baramuhamagaye bakamuha inkuru nanjye ari kuri. Nanjye ari kira nayikora. Yikubitera imwe ive mu nzira. Kora nka operation papa. Niyo cyaba ari ikiganiro cy'amasaha 5. Ariko ntuzenguruke. One se fata ku mazu uvuta ko yazanye imizigo ya Platinum usibye ko twari tunayizi. Ntabwo nta kintu gishyashya yavuze ahubwo twebwe nuko tutari twarabivuze kuko kubera twashyizemo amasantima n'ubushute dufitanye n'umusani yabikubisa hasi wigeze umubona ajyanda hako kuba bivuga. Oya byararangiye. Ariko isi yazaga kubita part 1 agakubita na part 2 ubu ngo ari ne part 3 nashaka azagere na part 10. Urumva? Donc ariko one se arashaka kwigira kamarade ku munsi ajya ku YouTube nka 12. Akura namukurikirana. Kamarade uramukurikirana. Nawe arankurikirana. Urumva? Nawe arankurikirana. Ntabwo abantu bose bakwigira nka Kamarade, abantu bose ntabwo bakwigira nka Karegeya Omar. Aho nyumvira. Uburongero Karegeya nabonye. Oya, ndi kuvuga ko mu buryo bwo kuzenguruka sheni. Ni nka wa mupasiteri wigana pasiteri Theogene w'umugore ngo yitwa ngo Mama Fabrice. Ntabwo bishoboka. Komeza ya mavuta niba ufite abasabi 60 mu byumweru 2 ugira 100 utera imbere. Urafata imbaraga zawe ukazinyanyagiza. Ariko byararangiye. Nababajwe n'itandukana rya Vital na Diane kanjye mbabazwa cyane no kubabona biyandarika. Umwe aca hano akazana uburyarya Diane nawe akazana ibye by'uburofa. Yarayamanitse amaguru iribandira ijyamo. Ibyo bavuga byose baraziranye. Wasanga nta n'ikintu yamumariye. Nabiri yabishishe. Ntabwo azagira Imana. Nabyara umwana akamwita ya Besi ngo iki? Nesubika kandi ngure wapi n'iki wapi? Vital ngo nta gahunda. Diane ishingiye ukubwenge bwe nabonye.
yaza kuba ku kabariro ntabyo azi yari kubivuga yari kuvuga ati jye nabanye n'ikiremba ari kubivugaho wenda Yabivuga. wavuga amasafuriya wavuga Aya. amabase ariko hari ibintu utavuga okay ubona ko mwakoze operasiyo mukaza hano Eh, reka tuzajye kwa Diane atuye Kicukiro ku Munyinya iwabo kwa se na nyina bagukubita nta kibazo bazi uyu mwana twagiye i Nyanza baravuga ngo ntimufate amashusho nta kibazo bati cyakora murakurikira urubanza nta kibazo tugende tuvuge tutaha ni ku Munyinya iriya nzu y'ubururu tutagezeho Iwabo wa Diane. ni kwa none se kwa Bamporiki twagezeyo twagiye iwe se wagiyeyo none se ninjiyeyo ntabwo winjiyeyo usibye no kunkubita sinari ndasiwe kuko yari arinzwe none se ubu kwa Diane hakomeye kurusha kwa Bamporiki nzaguherekeze ryari operasiyo tuzajye kwa Diane kuwa kane ku wa kane tuzajya mu masaha nk'iki gihe tujyeyo neza tugere mu rugo iwabo twinjire mu nzu kandi ndabizi rega aratuze kamemo tumaze kugira amazina twiyubakiye ntabwo yaduhinda niba yaha karibu yisa w'ejo oya barasengana ariko gusenga na se ubona amubaza gikozi cy'Imana amubaza kiviyuzi abamubaza kiviyuzi Jean Paul reka ngureke twisoreze reka twisoreze ariko ubwo ntabwo twasoza tutavuze kuri uyu muntu ukoresha ngo yitwa uramuzi wowe YouTuber uzi ko ufite ikibazo nkora ibiganiro byinshi kuri kusheni ariko sinjye aba YouTube uyu mwana w'ibandi ngo ni 5 yaravuze ngo yakuze abanzi batabishaka niko ajya akora ntuza stand up ngo kubaho kwe ngo simpuweza agace kuko hari umugome uriya mwana barimo guhemukira yaka ari bishobora kuzamufata nka barafinda agafatwa nka kamara bagategeka sheni zose kutongera kumuha ibiganiro reka shake manibura niwe umukoresha cyane uriya forevu yitwa nde sinibuka izina rye uriya mwana ko ari umugome wa ni umugome atese uriya sisi wandi wagiye kureba papa wa The Ben noneho n'ibyazwiho nese ziriya si purake akora bashobora kumva yenda ndi kuvugira yaka bakagira ngo ndadamuzi yakamuzi kuri social media nta hantu turahurira na hamwe haba mu kiganiro haba muri hoteli haba mu kabari haba mu rusengero n'imiturire ye ariko iyo mbonye umuntu bakoresha nka kuriya nibuka barafinda ati ngewe tubu ndi perezida tumugore wanjye ni first lady ukagira ngo ni ribi bukeye kabiri ati umuntu wiyita perezida igihugu gifite umukuru w'igihugu umugore akita first lady ni umurwayi wo mu mutwe ndetse n'ikimenyimenyi n'abaganga barabyemeje umunyamakuru uzamusubiraho niwe uzaba ari umugome niwe tuzakurikirana so igihe kizagera yaka bamuhagarike kuko busikete bamuhagaritse na yaka azahagarikwa ariko kandi uyu muhungu azaba ahemukiye yaka nawe azaba yihemukiye azaba yihemukiye guhura kwa Chita na Pastor Mutesi hari ikintu cyagaragara ko abantu umubano wabo wari urimo agatotsi wagaruka umubano se wageze baryamana umubano se ni ukuryamana umubano ni ukuba umuntu nyine umubano nyine umubano umubonano oya oya one reka mwite Mutesi iraka rya pasiteri ndarimwambuye nkuko na Mutabazi nabimwatse kubera ko nta ibyo ari gukora ntibigaragaza ubupasiteri yego Mutesi rero umugore w'i Kanombe wiyubatse nawe ushaka kuba umuntu munini kuri iyi mihanda nk'umugore witinyutse Chita bose ni bakuru actually nta nubwo ari n'imbobo ni abantu bakuru bafite ukuntu bakwihuza nubwo haba harimo agatotsi ariko ntibajya kugurukira mu bukwe bw'abandi babonye ko bahura ikintu cyabahuje ni iki ubukwe ubuse bavuga ngo apere na Rayon Sport ngo byahuye ngo abantu baseke bahuzwa na federasiyo bahuzwa na federasiyo so uko bahuye agatotsi ntikavaho
guha urugero uzi ko umugore uzi ko buriya Diane na Vitali bashobora nko guhurira nk'ahantu mu bukwe cyangwa mu kiriyo bakanasuhuzanya byaba bivuze ko basubiranye buriya byashoboka none se tuvuge nka muri ADPR saba Pantekote bose ikafata umuntu munini nka Pasiteri Zayi Ndayizeye apfuye Vitali yavuga ngo sijya kumutabara ngo kuko ngo Diane ariyo Diane yavuga ngo sijya gutabara umushumba kuko Vitali ari yajyayo bakanasuhuzanya ariko ntibaba basubiranye so Chita ntabwo yari kureka kuba MC mu bukwe bwa Bahati kuko Mutesi yasohoye umugore wasanga Chita ari n'intwererano yahaye Bahati kuko sinakereza ko Bahati yamwishyuye simbitekereza kuko Chita akorera amafaranga n'umuye musoro bigize umwuga rero ntabwo Chita yavuga ngo okay kandi no yure MC ntabwo umenya ngo abasohora abageni kuvugana na coordinator ku ruhande rw'umukobwa ntumubaza ngo umukobwa ari kumwe nabandi one se ariko na Mutesi asohotse akarekora mikoro akiruka biri simple Jean Paul merci weekend nziza nuyitangira sinzi nimba uzahageze nimba imisi yo kubaho kwanjye Imana yifite mu kiganza ako mukongomane yagiye ura mukongomane ko yaragiye Gerard abibuka avuga njya kumusura nawe harano nakubonye mu mashusho ukiri mu mwuka utaraba eminyawe uri mu mashusho wagiye mu sinya njya gusenga nje hari igihe njya nigira foswe kwa masengo kunda gusirimba barasirimba nzaguhimba ariko amasengo ni umunyamugi kasi bashyiraho nimero ye ya momo bashyiterekaho hari gutora kwitorero no gutereka kuri nimero y'umukozi w'Imana ariko ni sawa Imana ikomeze kubarinda kandi mugire ibihe byiza n'intangiriro nziza z'icyumweru narakubuze ngo ninde wajwigirije si yakurwigirije se ahubwo uzakore dero duhuriza mu kiganiro ese bura byakunda ndetse na FDLR na RPF byabigiye guhura ibyo vuze nzabikora oya uratekereza ko Rwema ari FDLR oya ngeze hari ibyo navuze twahura rero twahura Imana ibiteho Extra Vista